Iyo ubonye umusirikare wambaye umwambaro wa RDF, ushobora kubona inyenyeri ku rutugu, imirongo imeze nka V cyangwa se ibindi bimenyetso by'ipeti. Ariko se ibyo bimenyetso bisobanura iki? Ninde uba ufite ububasha bwo gutegeka undi? Ni gute umusirikare atangira ari private, nyuma y'imyaka akazaba capitaine, colonel cyangwa se general? Muri iyi documentary tugiye kuganira ku buryo amapeti ya RDF akurikirana, icyo buri peti risobanura, inshingano zaryo, ndetse n'uko umusirikare ashobora kuzamurwa. Ariko mbere yo gutangira, reka dusobanukirwe amagambo make agiye kudufasha gukurikirana iyi documentary neza. Njye nitwa Bakis Christian, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Mu gisirikare, abasirikare bakorera mu matsinda atandukanye bitewe n'umubare w'abari hamwe n'inshingano zabo. Tugira itsinda rya mbere ryitwa fire team. Iri ni ryo tsinda rito cyane. Akenshi riba rigizwe n'abasirikare bagera kuri 4. Bakorana mu kazi ka buri munsi kandi bayoborwa n'umusirikare ufite uburambe. Itsinda rya kabiri ni iryitwa section cyangwa se squad. Iri tsinda rihuza fire teams 2 cyangwa se 3. Rishobora kuba rigizwe n'abasirikare guhera ku 8 kugeza kuri 12. Akenshi riyoborwa n'uwitwa sergeant. Tugira itsinda rya gatatu ari ryo ryitwa platoon. Iri ni itsinda rinini kurusha section. Iri tsinda riba rigizwe na section 3 cyangwa se 4. Mu buryo rusange rishobora kuba rigizwe n'abasirikare 30 kugeza kuri 40. Akenshi iri tsinda riyoborwa na lieutenant. Tugira irindi tsinda ryitwa company. Iri ni itsinda rigizwe na platoons nyinshi. Rishobora kuba rifite abasirikare guhera ku 100 kugeza ku 150 cyangwa se barenga, bitewe n'imiterere y'umutwe. Akenshi iri tsinda riyoborwa na capitaine. Tugira irindi tsinda ryitwa battalion cyangwa se batayo. Batayo ni umutwe munini ugizwe na companies nyinshi. Ushobora kugira abasirikare 100 menshi. Akenshi uyu mutwe uyoborwa na lieutenant colonel. Tukagira irindi tsinda rya brigade. Iri tsinda rihuza battalions nyinshi. Ni urwego runini cyane mu miyoborere ya gisirikare. Uru rwego ruyobora ibikorwa byinshi icyarimwe. Akenshi ruyoborwa na colonel cyangwa se brigadier general, bitewe n'imiterere y'umutwe ndetse n'inshingano zabo. Tugira irindi tsinda ryitwa division. Iri ngiri ni urwego rurenze brigade. Rugizwe na brigades nyinshi kandi ruyobora ibikorwa bya gisirikare ku rwego rwagutse. Akenshi uru rwego ruyoborwa na major general. Ubu tumaze gusobanukirwa neza amagambo y'ingenzi. Ibi bigiye kudufasha kumva neza inshingano za buri peti. Ariko ikibazo gikomeye kiracyari cya kindi. Ni gute umuntu ava ku ipeti rito cyane hakagera ku rwego rwo hejuru mu ngabo z'u Rwanda? Ese ni imyaka gusa imuzamura? Ese ni amashuri? Ese ni imirwano? Cyangwa hari ibindi amategeko ateganya? Ngwino tubitahure hamwe, dutangire urugendo rwo gusobanukirwa amapeti yose ya RDF, kuva kuri private kugeza kuri general. Turahera mu cyiciro cya mbere, icyiciro cy'abasirikare bato. Niho dusanga ipeti rya mbere cyitwa private. Private, ipeti rya mbere ku musirikare winjiye mu ngabo. Nta kimenyetso na kimwe kiba kiri ku rutugu. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni ukurangiza neza imyitozo y'ibanze mu gisirikare, mu bigo nka Gabiro cyangwa se Nasho. Ipeti rya kabiri ni caporal. Iri peti rirangwa n'inyuguti 2 za V. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni ukumara imyaka 3 nka private no kugira raporo nziza mu myitwarire. Tugeze mu cyiciro cy'abasu officier cyangwa se non-commissioned officers. Tuhasanga ipeti rya gatatu ari ryo sergeant. Uyu nguyu ayobora ishami ikizwi nka section cyangwa se squad. Iri peti rirangwa n'inyuguti 3 za V. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni ukumara imyaka 3 nka caporal cyangwa se ugatsinda amasomo y'ibanze yo kuyobora abato. Ipeti rya kane ni iryitwa staff sergeant.
uyu nguyu aba ari umwungiriza w'umuyobozi wa platoon. Iri peti rirangwa n'inyuguti 3 za V zifunze hejuru. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni ukumara imyaka 3 cyangwa 4 nka sergeant bitewe n'umusaruro mu kazi. Ipeti rya gatanu ni iryitwa sergeant major cyangwa se sergeant major. Uyu nguyu abashinzwe imyitwarire y'abasirikare bose babarizwa muri company. Rirangwa n'inyuguti 3 za V zifunze ndetse n'umurongo wigonze hejuru yazo. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni ukumara imyaka 3 cyangwa 4 nka staff sergeant. Ipeti rya gatandatu ni iryitwa juda cyangwa se warrant officer class 2. Uyu nguyu abashinzwe ibikoresho byose muri batayo. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni ukumara imyaka 3 cyangwa 4 nka sergeant major no gutsinda ibizamini by'ubuyobozi buhanitse bw'abato. Ku mwanya wa 7 turahasanga warrant officer class 2 cyangwa se ajuda mukuru. Iri ngiri ni ryo peti rya nyuma ryo hejuru mu basirikare bato. Aba ari umujyanama w'umuyobozi w'ikigo cyangwa se command sergeant major. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni imyaka 4 nka warrant officer n'ubunararibonye bw'imyaka myinshi udafite amakosa. Tugeze mu cyiciro cya gatatu, icyiciro cy'abofisiye bato cyangwa se junior officer. Tuhasanga ipeti rya 8 ari ryo second lieutenant, abenshi bakunze kwita sous-lieutenant. Ipeti rya mbere ry'abofisiye, iri peti rirangwa n'inyenyeri imwe. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni ukurangiza amasomo y'abofisiye mu ishuri rikuru rya gisirikare ryigako, yaba kadete y'umwaka umwe cyangwa se imyaka 4 ivanze na kaminuza. Ipeti rya 9 ni iryitwa lieutenant. Uyu nguyu ayobora platoon cyangwa se kuvuga abasirikare 30 kugeza kuri 40. Iri peti rirangwa n'inyenyeri 2. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni hagati y'imyaka 3 n'imyaka 4 nka second lieutenant. Ipeti rya 10 ni ipeti ryitwa captain. Uyu nguyu ayobora company, bivuze abasirikare guhera ku 100 kugeza ku 150. Iri peti rirangwa n'inyenyeri 3. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni ukumara imyaka 4 nka lieutenant no gutsinda amasomo neza ya junior command and staff course. Tugeze mu cyiciro cy'abofisiye bakuru cyangwa se senior officers. Tuhasanga ipeti riri ku mwanya wa 11 ari ryo major. Uyu nguyu yatangira guhabwa imyanya y'ubuyobozi muri batayo. Iri peti rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni ukumara imyaka 4 nka captain no gutsinda ikizamini cyo kwinjira ku rwego rw'abofisiye bakuru. Ipeti riri ku mwanya wa 12 ni lieutenant colonel. Ayobora batayo, bivuze guhera ku basirikare 600 kugeza ku 1000. Iri peti rirangwa n'ikirangantego ndetse n'inyenyeri. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni ukumara imyaka 4 cyangwa 5 nka major. Ku mwanya wa 3 turasanga ipeti rya colonel, umuyobozi wungiriza wa brigade cyangwa se amashami mu biro bikuru. Iri peti rirangwa n'ikirangantego ndetse n'inyenyeri 2. Ibisabwa kugira ngo ubashe guhabwa iri peti ni ukumara imyaka 5 nka lieutenant colonel no gusoza amasomo ahanitse ya senior command and staff course nk'ayi Musanze. Tugeze mu cyiciro cya 5, icyiciro cy'abagenerali cyangwa se general officers. Kuzamurwa muri iki cyiciro nta myaka isanzwe bishingiraho, ahubwo ni iteka ndetse n'ubushishozi by'umukuru w'igihugu akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo, bishingiye ku mikorere n'ubushobozi bw'ikirenga mu by'ingamba cyangwa se ikizwi nka strategic leadership. Tuhasanga ipeti riri ku mwanya wa 14 ari ryo peti rya brigadier general cyangwa se general of brigade. Uyu nguyu ayobora brigade, rirangwa n'inyenyeri 1 ndetse n'ikirangantego, hasi rikaba rifite inkota 2 zisobekeranyije. Ku mwanya wa 15 turasanga major general. Uyu nguyu ayobora ikizwi nka division.
igizwe na brigade zikubiye hamwe. Ku mwanya wa 16 turahasanga liyetona Generalhari, umwanya uhabwa abayobozi b'ingabo zirwanira mu kirere cyangwa se ku butaka. Uyu akaba ari umugaba mukuru wungiriza umugaba mukuru w'ingabo. Ku mwanya wa 17 turahasanga Generalhari, ipeti ryo hejuru mu bikorwa bya buri munsi bya RDF, kenshi rihabwa umugaba mukuru w'ingabo cyangwa se Chief of Defense. Ku munsi wa none akaba ari General Mubaraka Muganga. Njye nitwa Bakis Christian, ndagushimiye kuba wabanye nanjye muri iki kiganiro.